barangize maze kumara ya minsi ibiri aho ngaho ndamanuka nyika mu ruzi ndagenda nicara muri rwa ruzi kugira ngo wa mwenda ubashe kumva nari shonje naza nci ibihuru byose mbona za nyamunyu niba abantu baba ruguru habazi ibihuru bitaza nyamunyu ndagaza ngenda ngaca nyamunyu nkarya narangiza kurya kamwa amazi ndagenda ngatora nkajya munsi ya cagiti ugatungwa na nyamunyu ntungwa na nyamunyu ndahava nyuma ya minsi ibiri ndabatereka ngende mpungire kuri wa muyomba muturamba subireyo ndagenda nshaka wa muyomba nkomera kuhagera muyomba ngapfe kumbona ikintu yakoze gusa yararize ararira cyane. Mwiriwe neza nshuti bavandimwe, twongeye kubasuhuza umuherereye hose impande zitandukanye zo ku isi, abari muri Afrika, abari muri Europe, abari muri Amerika, Asia na Australia, aho muherereye hose twongeye kubaha kaze, twaye kaze muri uyu mwanya wa kino kiganiro. Nabizi muri kudukurikira mutuye ahantu hatandukanye kandi turabashimiye cyane abari mu kutwereka ko badushigikiye n'abadukurikira umunsi ku wundi. Imana ibaha umugisha muri inshuti nziza kandi dukomeje kubona ibintu biri kugenda neza kandi byose ni ku bwanyu. Rero Imana ibaha umugisha ibagiriye neza. Mbaye kaze mwese kugira ngo muri uyu mwanya, iyi ni umwanya udasanzwe, ni umwanya tugiye kuganira ibintu bikomeye bizabasha kubaka ubuzima bwawe. Rero amazina ni Mucuranya na Frank nkuko mumenyereye. Ahanga kuri icano n'ubundi amazina nayo ngayo. Utarakora subscribe mbere yuko dukomeza ndakubwira ugende kandi kuri kara kantu k'umutuku kari hara hasi kugira ngo ibiganiro byacu bitaramo bitandukanye, ubuhamya, indirimbo, muzajya mubasha kubikurikirana nkuko bikwiye. Rero uyu munsi wa none ntabwo usanzwe, nkuko mubibona hano kuri kamera dufite umutumirwa. Ngiye kumuha umwanya kugira ngo baze abibwire. Ni umuntu mukuru, urabona ko abantu niba byavuga ngo aciye ubwenge. Rero tugiye kumuha umwanya baza twibwire kugira ngo tubashe gukomeza ikiganiro cyacu, mwabashe kumenya mbese ninde, ni muntu ki, kandi abizi ku bintu byose bizarushaho kugenda neza. Karibu. Murakoze cyane. Ku mazina banyita Mugiraneza Joyeze. Yego. Ndabashimiye mwebwe mwese ntamwe mwabashe kuduhamagara kugira ngo tubashe gusangira ikiganiro cy'uyu munsi. Imana ibaheze umugisha. Tuyano muri Kenya niko nabivuga. Sinzi uko nibwirana nimba mvuga ngo ndumuki, nimba mvuga ngo ndumunyamurenge cyangwa se sindiwe. Gusa sinzi icyo novuga kirenza aho ngaho yuko sindamenya uwo ndiwe. Yego. Mwene data arakoze cyane, aratubwiye ngo yitwa Mugiraneza Joyeze. None tudatinze, ubushize nabaganijeho gato akantu kajyanye no ku buhamya bwanjye. Ndabizi nabonye abantu benshi barabikurikiye bakomeza kwandika no mu makomantere bavuga ati dukeneye next, dukeneye ubuhamya bwawe uko ibintu byagenze. Nakomeje kuganira n'abantu benshi nyine bakomeje kudukurikirana kuri icano. Bamwe noneho bakajya bambwira ngo bari bazi ko ngo ukuguru kwacitse, ntagifite ukuguru, ariko ndagira mbabwire ifite ukuguru kwanjye kandi kumeze neza. Hari ibyo Imana yakoze, rero ntitwareka kwishima. Rero mbere reka dutangire dusenga muri kano kanya kugira ngo twiyegereze ubwiza bw'Imana, kubera ko Imana ni dushoboza byose. Imana nizibasha kuturinda umunsi ku wundi, kuba tugumye ku mwuka w'abazima n'ubuntu bwayo. Hari benshi barwaye, hari benshi bafite ibibazo bitandukanye, n'abatanga pole ku barwaye. Mbifuriza kugirirwa neza n'Imana. Imana ikomeze ibane namwe. Rero reka dutangire dusenga kugira ngo ibintu bibashe kugenda neza. Uri Imana igira neza, uri Imana ikomeye, uri Imana ihambaye. Turanezerewe Imana we muri uyu mugoroba mwiza uduhaye kugira ngo tubashe kuba imbere yawe. Ndabizi kuko Imana we uri mu muteguro wawe. Uri Imana nziza, uri Imana ikomeye, uri Imana ivuga bikaba. Ijambo ryawe rikatubwira ngo Uwiteka arica agakiza,
ashira ikuzimu agakurayo, arakenesha agakenura, acisha bugufi agashira hejuru. Haleluya. Uyu mwanya rero mwami Imana ndabizi kuko ari wowe ufite ijambo rya nyuma ku buzima bwa buri wese. Niyo mpamvu muri kano kanya tukwegereje kugira ngo uzubane natwe, uzutugirire neza, uzutugenderere muri kino gitaramo, muri kino kiganiro tugiye kugirana n'umuvandimwe, kibashe kuba ikiganiro cy'ingirakamaro, kibashe kuba ikiganiro cyubaka imitima y'abantu. Dusabye Mwuka Wera kugira ngo azamanuke mwami abane natwe muri kano kanya keza. Dusabye presence yawe kugira ngo imanuke ibashe kuba hano hantu. Urera ugira neza, urakiranuka, uri Imana iri hejuru y'Imana. You are extremely high. Hallelujah. Neza faide. Dusabye gukomera kwawe. Niyo mpamvu muri kano kanya mwami tuguhaye kaze kugira ngo mwami uyu mwanya ubashe kuba umwanya wo kumura imitima, ubashe kuba umwanya wo gufasha y'Imana we abantu, ubashe kuba umwanya wo gukomeza abantu bari mu bibazo bitandukanye. Uyu mwanya rero w'Imana we ngwino ugaze gahunda zose gukorerwa ahangaha zibashe kuyoborwa nawe. Urakoze kugize neza, ishimwe n'ijyano n'iteka byose. Amen. Rero bene data muri uyu mwanya turabigejeje kugira ngo tubashe kubana aho muri impande z'isi, aho mudukurikiye muri, ndagira ngo mbahe kazi kugira ngo muri uyu mwanya tubashe kubana. Uyu ni umwanya udasanzwe, ndagira ngo tubashe kubana kubera ko dufite umutumirwa nk'uko mwabibonye amaze kubibwira, arababwira ngo amazina yiwe ni Mugiraneza Joyeuse. Rero tugiye kubana nawe muri kino kiganiro, agiye kudusangiza ubuzima bwiwe, agiye kudusangiza ubuhamya. Isho nagusaba nuko wakurikira, ndabizi ubuhamya buzabubasha gufasha abantu kurusha ibindi byose. Ubuhamya buravuga kurusha ikindi kintu cyaco cyose. Rero mwene data cyo ngusaba muri kano kanya nuko twabasha kubana, agiye kudusangiza ubuhamya. Murabizi hano haze abantu bafite ibibazo bitandukanye, ariko abantu bafite ubuhamya bwinshi butandukanye, ariko abantu ntibajya batanga ubuhamya nk'uko buri. Kandi ubuhamya ni ikintu kijya kibasha kubaka abantu ndetse kikabakomeza, yaba ari mu kibazo kimeze nk'icurimo bakabasha gukomera. Kandi nawe ukiri mu kibazo birashoboka muri ubwo buryo watanga ubuhamya ukabasha kubona ubutabazi. Rero muri kano kanya ndagira ngo mbasabe tubashe kubana. Uyu mwene data tugiye kumuha umwanya atunyurire mu buhamya bwiwe, atunyurire yanyuze mu buzima bukomeye. None ngiye kumuha umwanya kugira ngo atwibwire neza. Afite abana bagera muri bane, ni umupfakazi. Ndagira ngo uze gukurikira, ndabizi no kurikira hari ikintu gikomeye uza gukuramo mu mibereho ya buri munsi. Rero tugiye kumuha umwanya kugira ngo akomeze. Umwanya ni wawe. Murakoze cyane. Yego. Kuko natangiye mbivuga, nabibwiye ko ntazi uwo ndiwe. Ku by'ukuri sinzi uwo ndiwe, kubera ko umuntu yazi uwo ari we azavuga ngo ndo musinzira, ndo munyabyinshi cyangwa se ndo musita. Ariko muri aya moko yose ya Kinyamurenge cyangwa se mvuga mu Mirara, sinzi uwo ndiwe, kubera yuko nakuriye ruguru kwa kaka ahantu bita ku Kabara. Yego. Twakuze turi abana batatu mwa mama. Niko nabyita nko kwa mama, kubera ko nakuze nzi ko mfite ababyeyi. Yego. Ngo tumare kuhagera icyo gihe ndibuka ko twari tuvuye muri Byura, cyari kera, nahavuye ndi umwana muto cyane. Mama atujyana kwa kaka ubyara papa. Yego. Ngo tumare kugerayo turahaba. Mama aramanuka aza ahantu bitubivira niho yaratuye. Twebwe tusigara kwa kaka. Ariko mu by'ukuri ngewe twari dutuye kwa kana abandi bana ba mama. Hariho umusaza wanjye we nakwitwa ngo ndakurikira, hakabona muri umunanjye nitwa ngo arankurikira ku mugongo. Ariko mu buzima twahabayemo ubuzima bw'ibice bibiri bitandukanye, kubera ko ngewe ntabwo nigeze menya ko ndi umunyamurenge cyangwa ntari umunyamurenge. Yego. Nabaye mu buzima bushaririye cyane, mu buzima bubabaje, mu buzima kenshi bwatumye nshaka kwiyahura, ariko Imana ntiyemere ko mpfa. Kandi narabyifuje n'ubu nyine ndatabyifuza nuko bidakunda. Kugezaho utekereza kwiyahura? Yego, natekereje kwiyahura kenshi birananirana.
ako nari ndi mu buzima bushaririye cyane kandi bw'igihe kirekire. Ntavuze byinshi cyangwa se ntarondogure cyane, kwa kaka nahabanye n'abarumuna na murumuna wanje no musaza wanjye mvuye kuvuga, narinze ko ndi kwa kaka ubyara data, ariko naje gusanga naribeshye atariko byari bimeze, yuko aho ngaho ngiye nahabaye banyita ngo ndi umufrero. Bwaca mu gitondo bakambwira ngo urumushi, bwaca mu gitondo bakambwira ngo urumunyindo. Tekereza ko Noneho ngiye sinigeze nemenya ko ndi umunyamurenge cyangwa se ndi umufrero cyangwa ndi umunyindo. Ndangize nkurira mu nkoni nyinshi. ugakubitwa Mu nkoni nyinshi ugakubitwa n'ababyeyi naho wabaga? nakubitwaga naho narindi. Nakubitwa naho narindi cyane kandi cyane mu buryo ngiye ntabwo nigeze menya kwicara ku nicaye ku ntebe. Najyamiraga inda kubera ibikomere byinshi. Bantuka ngo uzagende uje iwanyu, bambwira ngo ntabwo wewe uri umwana wacu, turi umunyamurenge, uzagenda uje muri bene wanyu mafrere cyangwa se ujye gushaka so. Nukuri ntabaye mu nkoni nyinshi no mu ncunaguzo nyinshi mu gukutwa cyane. Hagera igihe kimwe nanifite imyaka itarenze mu 13 12. Muri za nkoni nakubitwaga ntago nashoboraga guhaguruka cyangwa se no gusohoka ngo nshobora no guhaguruka nakwiziheza n'igikombe cy'amazi. Ni njyewe wari umuhinzi icyo gihe ku myaka 10. Imyaka 12. tekereza ko Ni njye bajyanaga mu murima ngo njye guhinga. Ni njye bajyanaga ngo njye kuragirira ikimasa ruguru. Yuko ruguru abantu batuye ruguru muzi ko abantu benshi bakunda gusaka. Baranjyanaga bakambwira ati genda ujye kurera ahantu runaka turashaka ikimasa cyo gusaka. Ni njye batangaga. Ukagenda nimba yes, nimba baravuze ngo n'umwaka nzaragirira icyo kimasa n'uwo mwaka nzahamara. Nukuri nabaye yani magambo nka kwa kundi abashi bazaga bakaragira nk'iriya ruguru bakazabaha nk'umwaka urangiye. Niko nari cyangwa bagahinga. Ndego guseti ndari nk'umushi. Ntabwo ari kuvuga ngo no kwimagina nari nk'umushi. Nubundi niko mbyitirirwa ndi umushi, niko nabyita muri makeya. Sinashaka kuvuga ngo sinari we, ariko mu mirerere nari ndimo bamfataga ku mushi. Ntabwo bigeze banyita ngo ndi umunyamurenge. Bakamvangura n'abandi bana. Njewe kurya nize kurya ngeze iruhande rwa mama. Yuko ibiryo byinshi naryaga natoragura ibyo kwicukiro. Kandi kuvuga ngo ubone ibyo kwicukure ruguru byari ibibazo. cyari ikibazo gikomeye. Ruguru ntobona aho bataye ibyo kwicukiro. Nakaza ndeba ahantu bamenye ibishingwe nubwo no hasanga ari ibikoko. Igikoko nubwo cyaba kimaze kabiri gatatu 10 naragifataga nkagihungura nkagitora nkarya. Sinarize uko umuntu yambara. Bari ngira umwenda umwe. Nawe sonaga ninyuze ngagenda ngashishira imigozi ruguru haba ibiti muzamukata hakavaho umugozi nkagifata nkagenda ngisona n'imihanda zofu. Kubera inkoni nyinshi nakubitwaga ntago ngiye nigeze menya ngo umuntu yicara gute. Sinarinze ngo banahamagara na mama gute ngo mutavuga ngo mama. Byarananiraga yuko ntago nigeze mbona mama. Numvaga abandi bahamagara mama nanjye nkagaragaza kuvuga ngo izina rya mama, ariko bikananira kubera ko sinigeze menya ngo umubyeyi waje ninde. Icyo bambwira gusa barambwiraga ngo uzagenda usange nyabura nyoko. Tekereza ko azakubwire so yuko wewe ntabwo uri wacu. Ngo bukigiye kimwe aho nari ntuye sinzi uburyo namuvugamo. Arambwira ngo ajya kwa bene wabo ahantu bita mu Turambo. Yego mu Mibunda. Mu Banyabyinshi. Ngo bamare kuhagera yari kakubyara data. Ngo arangize kuhagera barapatana n'abantu bapatanye nabo ngiye sinamenye uko byagenze. Nyuma y'iminsi ngahe mbona kakaragarutse ati buriya gambwira neza buriya yarari hariya yuko ngo kwa Gatanazi mvuga ni kwa sogokuru niko navuga mwene mushiki wa kaka ubyara papa. Ariko barahantuma ngo ngiye kuharagirira ikimasa cyo gusaka. Ndagenda ngiye kuragira ngo mare kuhashika urumva ko n'umuntu wari umukire n'umuntu uzwi
yari afite abashumba batandukanye. Iryo zina nanjye ndarizi nubwo nari ntaramubona ariko ndarizi. Yari afite abantu batandukanye abashumba baragira mu mare kuhashika kakaga avugana na musaza wiwe n'umushumba umwe wiwe ati shaka kumpeza umukobwa wo gushaka. Bari ntarageze imyaka yo gushakwa. Ndibuka ko neza nimba narashatswe mfite imyaka 13. Mama kaka araza arantwara kwa musaza wiwe ndagenda njyewe ngende nzi ngiye kuragira kumbe barapatanye bararangije ngo mare gushika barambwira ngo hano hari umugabo wawe waje kubaka. Naje kubaka se naje kubaka nande aho ni ruguru naho ngaho nyine mu Turambo. Ruguru mu Turambo ariko njye ahantu nari mvuye ku Kabara. Nari mvuye ku Kabara ngo mare gushika mu Turambo biranyobera kibagirwa n'uburyo baza bakenyera simenye ngo barakenyera simenye ngo bambara igitambara amahame y'abanyamurenge murabazi washatswe no gukenyera no kwambara igitambara ntose kandi igitambara ariko ngiye kwere ko sinari ryo ndimo niko nyinshi nagahinda kenshi nari nigirira sinamenye ngo gushakwa ababyita gute. Nasohokaga nkibagirwa ko ngomba gukenyera ngasohoka nakakajipo kanje kamwe kadahinduka bakangura ngo se kutakenyeye kenyera se ndumugore wande ati umugabo wawe n'uyu. Uwo mugabo rero aranshatse cyo yari afite imyaka 35. Mfite imyaka 35. Njye mfite imyaka 13. Tekereza kwe. Nahageze icyo gihe mfite ibikomere byinshi n'ubundi by'inkoni nari maze gukubitwa ariko icyo gihe ibyo bikomere byanjye byakundaga kuvamo amashira cyane. Inkovu nari mfite zari nyinshi cyane kandi ndagira ngo abandi hano ngira inkovu y'amazi ashushe kubera gukubitwa cyane n'amazi ashushe bamenyeho. Noneho umara kuhagera tubana na wa mugabo. Ariko tubana tumvikana akaba mubyara wanje wari utuye aha ngaho yuko bari baranshikirije mu nzu yiwe yicaraga arira buri munsi. Akambwira ngo iyo bawasi wari upfuye nguveho kubera ko ubuzima ubayemwo n'uburibwe ubayemwo burenze wapfuye yuko urasa nk'uwapfuye uhagaze kandi utarapfuye ngo tuguhambe tukubure. Mubabaro mwinshi mu nkoni nyinshi mu gukubitwa kwinshi mu gucunaguzwa gusa bambwira ngo turi umupfurero turi umunyinto kandi sinyibare ko ndi umunyamurenge kandi mu bapfurero no mu babembe simbibaremo. Tekereza kwe. Kiwese ndaje mu babembe mvuga ngo ndi data ninde ndaje mu bapfurero mbaze ngo data ninde n'abembe nabo bagira amazina bagira base n'amazina. Yego. Ariko sinzi ko nari bugende mu bapfurero nkavuga ngo ndi umupfurero udafite izina ndi umubembe udafite izina ndi umunyintu udafite inkomoka kwandi kindaja kwandi. Imba muri izo nkoni no gukubitwa sinigeze nkandagira mu ishuri n'umunsi n'umwe bambwira ngo ngira ishuri ubu sinzi ishuri carike. Umwana wanjye ashobora kuva no ku ishuri cyangwa se umwana akava ahandi akambwira ati mama batwandikiye baduhaye iki n'iki dusomere ariko sinomenya ngo bamwandikiye iki sinzi gusoma na message. Nari umukozi ukorera abandi kugira ngo uwundi muryango abandi babashe kubaho kandi abo twavukanye mu ndingo bose barigaga ariko nije wari umuhinzi. Narashatswe barakwa nibyo bakoye simbizi ibyo bakoze gusa byarantangaje kandi byampaye kuvuga ngo nta mpamvu yo kubaho. Uwo mugabo twarabanye ngo hamare ntitwarabanye n'igihe kirekire twabanye hafi amezi 5. Amezi 5 yamagira gucyaragenda arata arigendera ngo mare kugenda. Urumva naringiye kubaza ngo se ngagenda nta mwana mwari mwagira n'amezi 5 birumvikana nta mwana numwe yigeze nsigira. Ntiyasigaye waranasamye wenda ngo oya icyo gendibuka ndetse mbere yuko agenda arahana nagiye gusengesha mu abembe barambwira ati wowe ntimufite ku bana timuzabana kandi si umugabo wawe pe n'ugihe gito nuko ndahava muri cyagiye gutegereza uvuga ngo Imana isohoza ibyo yavuze nukuri ntabwo yigeze atinda yahise agenda aranda ntiyigeze anasezerana n'umuntu n'umwe yarasohoye wenyine aragenda. Nawe atakubwiye nanjye atambwiye ngo habe mu gitondo amakuru kera bayagezega aho nari naravuye
ati umukwe wanyu yaragiye none muzoze mutware umukobwa wanyu byama bivuga ati umukobwa wanyu mubi cyakirara cyanyu uyu mupfurero wanyu sinzi amazina ryanje ry'umupfurero nukuri ntabwo ngiyitiriye n'izina nzi ko nitwa ko n'umupfurero ntari umunyamurenge niko wakuze bakwita niko nakuze bambwira kubera kutazi ngo papa wawe ninde nakuze bambwira ngo ndi umupfurero sinzi ko ndi umunyamurenge n'ubundi ntabwo ndi umunyamurenge uko mubona kose konsa ntabwo nsa n'abanyamurenge kandi sindiwe sinzi yihambirira ku izina ritari iryanje ngo bikunde mu gihe bene nyirabukunzara cyangwa bene aho nkomoka mu gihe bambwira ngo turi uwacu sino kwihambirira ku mugozi udashaka kunzirika ngo bishoboke mumara gusubirira kwa kakico gihe umugabo amaze kunta pasubirira mu nkoni inkoni ziba nyinshi kurenza ko zari zimeze ngo agarigiye kimwe noneho ico gihe mushenge yankubise cyane tangira kuva amaraso menshi untangira kuva amaraso kubera ko nari mfite inkovu nyinshi urumva ko cyage nari maze gakore wa mugabo nari inkovu zari zitsigaye ziba zitangiye kuma zitangiye gukira inkovu rezo zazigenda zigaragara ariko ngomare kuhagera ngo atangire kunkubita ni nka hari nk'ibintu kuri ya maraso yari yarirasire kubera gutwa cyane amaraso yamatangira kuva umwenda nari nambaye uratota uzura amaraso ngira hafi iminsi 3 ndasohoka ntabona no hanze ngo ndangize ndikurura mu nzu akagukubita se avuga gute taca nziza mbwira gusa ngo wamufurero we wamushiwe wamunyintuwe iryo zina gusa niryo yanyangiriza gusa sinzi nandi ubundi ndabizi ko hano mpamvuga muri iki kiganiro ashobora kuzankurikirana icyo je no ushaka kumenya icyo yanzizaga ni yuko ntamwero haba ariko sinshobora gutekereza ko hari cyane narakoze cyane umunsi kundi uko ndi imbere y'Imana nje narariraga inkoni umunsi batankubise narikangaga kanga se uyu munsi byangeze gute uyu munsi niki cyabaye nta munsi ubwarenze ndakubiswe nta munsi yuko inkoni ibyo byari ibyo byanje bya buri gihe icyo gihe amaze kunkubita narikuruye nyuma y'iminsi 3 numva ishaka ngo gucikamo nani mfite inzara nishi urumvaga ko banankubitaga gutyo ngasa n'umuntu usose ngiye nko kuvoma kagenda ngatora ibintu gwicukiro nkarya ariko iyo minsi 3 namaze mu nzu nta kintu na kimwe naryaga nta kintu baguha cyo kurya nta kintu bampa cyo kurya bamaraga kurya bakambwira ngo ngwino woze ibyombo utigeze urya tigeze ndya kaza nkoze ibyombo n'umutima mwize ko narabimenyereye kurya ntarya ni cyari gitangaza kurya agahinda gakomeye kabisa ndikurura mva mu nzu ndagenda ninjira mu ruzitiro icyo gihari ibigori nyine kujya ibigori babitangiye kwera naba nikurura mu ruzitiro ndasohoka nikonera hafi n'ahantu abantu bazirigura hari ibiti bizabikunda kwitwa ibishasha nama njyama munsi y'igiti cyo gishasha noneho haza umugore umwe uwo mugore nimba ariko ashaka ngo sinabimenye icyo ariko ashaka asanga ahantu ndyamye ariko abona ahantu ndyamye kwera ko nari nubitsinda n'ubundi sinoshobora kuryama ngo njyamire umugongo nk'abandi abona ahantu ndyamye huzuye amaraso arambwira ngo ese noneho bagutemye kubera ko abantu bo muhana bari barabimenyereye inkoni umunsi ku wundi kandi ntibyabakangaga yuko bageze hamwe bamwe bakaza bancikisha bakambwira ngo uja kubanyokorome ari yuhungira ariko bikanga noneho wa mama arambwira ngo noneho bagutemye ko mama bavuriranye amaraso menshi kandi ibikomere byawe biri kunuka urasa nk'umuntu watangiye kubora warangize kubera ko yakaza nkubita icyo gihe agafata igitego asa n'umuntu uri kugenda kinjomba noneho arambwira ngo ufite imyobo myinshi ikintu nagufasha reka ngo kurure nguzimanukane yuko aho ngaho twari turi nandiragiye gutaragura munsi hari uruzi kujyane nkoze ngushakire basi umwenda ndambwira ati oya n'ubundi n'uwushakira barashika bawutwike bavuge ngo nagiye kubwira abantu ibibazo byanje nza ngenda mbasebya ndavuga ati sawa wa mama arambwira ngo nta kibazo nguna basi nkujyane nguheze amazi yo kunywa nkohagire basi ngukureho uno mwenda tuwandike yego aragenda arawufura ngo arangize kufura arawanika ubwo no kuvuga ngo yarawufuze nyitwikire igitenge cye ariko nihice kugira ngo tagira umuntu wiwacu waza ngo ambone
yuko uramutse akambona akajyana amakuru nari bushika n'uwo munsi kandi ngakubitwa icyo cyari gitangaza kuri ko nkubitira mu bisebe cyangwa se kubona uburyo mbabaye ibyo nta n'ikintu yuko mushenga yarambwiraga kenshi ngo nifuza kuko ubona warapfuye ariko akabikubwira gutya twicaranye akamubwira ngo yoba warupfuye ukavaho ngo na musaza wanje yarapfuye sinankanzwe wewe tekereza kwera ndavuga ati Imana we wazampaye urupfu nasabye urupfu kenshi ndarubura nakaza mu murima guhinga maze iminsi 3 ine ntarya nkihambira ngafata ya shati yanje niyambaye hejuru kayihambira mu ndakubura ngo bashe guhinga dahirutse kurya kandi nimba nagenga sanga muri wa murima harimo ibijumba ndakundana byaba biteze ndabihekenya ari bibisi ibyo sinditaye ngo kirahiye cyangwa ntigihiye wa mama yaramfashije afura ya myenda yuko imyenda yari yuzuye ibikomeri yaza yo muri myenda no kuvuga ngo ankureho wa mwenda byansabye kwicara mu ruzi k'ikintu cy'iminota 30 kugira ngo wa mwenda bashe kuva muri za bikomeri yuko ufatanye n'umubiri kubera ibikomeri byinshi nane mfite ngo ndangize wa mama aramfasha anyandikira imyenda ariruka nkarambira ati rero ikintu ndi bukore reka nirukanke inje mu rugo ndebe nimba ari ikintu kiriyo kuzanira urire hano ariko ndabona uburyo umeze ushobora gupfa ariruka nka mu rugo uwo mama sinamuvuga mu izina yuko si byiza bizana intambara nukuri pe uwo mama yariruka ansazana ibiryo anzanira amata ariko kubera inda yarigize iminsi itarya nariko ndya nkaruka kandi akenshi nararuka gutyo hakaba iyo nduhakamwo n'amaraso kubera kwa gukubitwa cyane ndangize wa mama aritahira yego batahe arambwira ngo se ni nkiki no gufasha nikiki ndokora kugira ngo basi ubashe kuva muri ubu buribwe yego ndamubwira ngo wewe genda nta kintu na kimwe mbona uwo mfasha arambwira ngo basi reka nguherekeze kujane kabanyokora muhungi ndamubwira ngo hoya n'ubundi nunjyana bikamenyekana kari wewe wampungishije bizakuzanira ikibazo n'umuryango wawe yuko abantu bose barabatinyaga muri quartier nuko ntawegeraga muri ugo rugo ahantu nari ntuye ngo aje kundeba yuko umuntu wese yarahagera bakagaragaza kureba ko ari bumvugishe bamenye nico yambwiye bamenye nico yamvugishe nico yambaza ndahatura ngo buce none nakaza numva ngo abashi barya babakomeretsa batambukaga ruguru nkirkwanga kajya kubabaza ngo ese muzi mu mama witwa gutya utuye ahantu bita Buvira urumva nje sinari nzi ko nta muntu wari umuzi yuko bakunda kuvuga ngo mama yari umuntu uzwi n'abantu benshi cyane kagenda nkabaza bashi ati se muzi mu mama utuye Buvira witwa gutya ati hoya nkabwira ati basi ni munjyane mu ngezi Buvira ni mushaka mu ntaho ngaho ariko musigi Buvira nzagenda mbaririza buri muntu zenda nzageraho mama zagera ahatuye nabashi bakambwira ngo tibishoboka napfa kuva aho mvuye ngasanga inkoni irarambitse mu kirambi ngitegereje ntabwo nikangaga ngo inkoni ngo irantegereje yuko nari narabimenyereye sinageraga ubwoba ngo ndakubitwa ahubwo nikangaga mu gihe ntakubiswe kagira ubwoba nk'abase nimba batankubise ese ejo bazakora iki icyo gihe naragenda gwara ndakira ngo ndangize gukira ngo buce mu gitondo mushenge arantuma arambwira ngo urugendo ryo gukamisha ndagenda njya gukamisha ahantu ruguru urabizi ari abantu bakunda gukamisha kugira ngo babashe kugurisha amata yego ndagenda njya gushaka ahantu mu biraro nkamizana ayo mata ngo mare kuyazana ico gihugu mutuye ubwo twari dutuye ku Kabaraga ngo urumva ko nari mvuye ahantu nari nshatswe naragarutse uvuye mu Turambo narakenyuruye sinkira umugoreka ariko bakambwira ngo wewe nta mugabo utegereje ntago uzashaka uwamaze gushakwa byararangiye nkabo uzaje muri bene wanyu mu mapfurero cyangwa se tekereza kwera ndabyihanganira ariko kubera ko nari mizi ko n'ubundi ndi umufurero kandi ndi umuntu nta kibazo nari mbifitiyemo ariko nageraga amatsiko yo kumenya data w'umufurero n'ubu nyine ndabisaba ndabizi ko bari buze kubikurikirana kandi bakanumva cyane yego saba kumenya data nshaka kumenya iwacu nibera nanjye ngo menye ngo nkomuka mu bapfurero he cyangwa nkomuka mu babembe bahe icyo gusa mumare gukira icyo gihe ushenga arambwira ati rero ujye gukamisha ndagenda njya gukamisha mu kiraro ngo ndagize gukamisha ndaza nyuma y'iminsi 3
ntiyarenze twari tugiye guhura kuri mure na murumuna wanje duhura na musaza wanje yego bavuye gutora bino bigori baza bitangwa nimba ari bya sarongo by'ikorari yego tuba turahuye nawe arambwira ngo abwira mushiki wiwe ujya bavukanaga mu ndumwe kuri nyina nase ati wewe komeza ujye guhurisha mugera neza nasubire nyuma ntabwo byantangaje ntabwo nanikanze ahubwo nahise mvuga ngo zenda urupfu rwanje naje uyu munsi rurageze rwo kuruhuka imibabaro yo mu isi ngo ndangize nsubira inyuma arakomera kabisa bari bari kumwe n'undi mukobwa bari bavanyije aho ngaho nsubira inyuma ngo arangize bya bigori njyewe nari nikoreye ndabijyana bijana kwa kaka nyine ahantu ntarindi baranjyana banjana mu yindi nzu ya se wabo ya murumuna we umwase wabo yamukuriye umwase wabo ngo arangize tumare gushika muri ya nzu baramfungirana gutangira mu gitondo kugeza saa 10 kuva mu gitondo kugeza saa 10 udasohoka mu nzu bafungirinze bashizeho ingufuri kandi icyo gihe so kuvuga ngo ntiyari hatuye abantu murabizi ruguru buryo baba bubaka nari nyegeranye n'inzu ya se ya mukuba niko navuga kandi bose bari mu nzu barafunga inzu aragendeye akagiye aragaruka ngo aze kugaruka banagaruka n'icumu agaruka n'icumu komera kabisa komera baravuga ngo wewe ngo nta mpamvu mbone kubaho ahubwo wowe ugomba gupfuka vaho uzi ugenda ukora uburaya ngo ukazanaga ibintu wakoreyemo uburaya tekereza ko uzi ugenda ujyamana n'abashinga ukajyamana n'abakingo none ngo uyu munsi wa none ngo ibyawe birarangiye ikintu nari ntegereje gusa nari ntegereje urupfu yarankubise mu buryo nananiwe guhumeka nagiye kujya umuntu azayikemura nariko nyikemura amaraso agatoroka amazuru no mu kanwa ngo arangize ampemberera ku nkingi agwambira ku nkingi aragenda none kubera ko yarategereje amasaha nijoro abantu bamaze kuryama ngaribwa ntera icumu aragenda sigafunze yanzu sinzi yo bari bagiye noneho ya masaha yaje abanyamuhana kubera ko bari bumvishije ko niriwe nkubitwa haza umugore umwe aravuga ngo mugira neza yiri wakubitwa kandi ntituramubona gutangira mu gitondo ni gute ari urumva ko bakomeje kubarazanya kakaza kubimenya ariko ni nkaho yarabizi n'ibintu gusa bari bahinze imitwe bari babizi araza agera muri yanzu kuri yanzu asanga harafunze muri kwa gufunga aja gushaka ingufuri ngo azafungure imfunguzo yego ubwo yakagendaga wa muhungu ahita yinjira n'icumu arafunga ariko afunga ni karendani ngo arangize atora icumu kugira akagiye kuri intera hari undi mugabo wateye umuryango mugero umuryango wa ruguru ni bino bijyango ntiba bikomeye cyane atera umugere ngo atera umugere ubwo yasanze ndi kuvirirana nuzuye amaraso abantu bose bikomeri ari byinshi kubwishi cyade yakagiye guntera icumu byari bimpagaze bene hano guke ku mutima uwo mugabo arifatira inyuma barifatira inyuma yari banguye bihagaze hano ararifata wa muganga arifate arahindukira ngo se urindi aramubwira ngo wowe uri nkandi uza kumpagarika kandi aramubwira ngo uyu mukobwa nibwo mu mwanga mumufate mu muheze nyina wamubyaye azabugenda mushikirize aho yamupoye aho yamukuye mureke kumwica kandi inkoni mwamukubise ntago muri arwa aho nkata uyu mwana kuva twamubona mu buto bwe nta byishimo tigeze aja mu ishuri nk'abandi nuragira nuje kubaragirira ngo musake mwamureka agasanga nyina yego areke gukomeza gutesa kabigezaho icyo yakoze yatutse wa mugabo gusa wa mugabo yarandokoye aramfata yuko sinashoboraga yuko yaza kubita mu maguru bana hano mu buryo ntashoboraga guhagarara neza kubera yuko amagufwa nkaha yaragize ikibazo amaguru arabyimba aransohora ndambwira n'ubundi nunsohoka jana kwa kaka ndashikanya arahagaze nawe asubira nkubiti none ngiye cyo nsaba wowe ushaka ahantu wandeka nkagenda wowe genda ndideburiye
yankuye aho ngaho ndagenda ndikurura hakisha ko nikuruye njya mu gihuru ahantu mu gisambu kabisa ndaryama nahamaze iminsi 2 mparyamye ijoro n'igitondo mu gisambu ico mbire bashakisha umuhana wose nta hantu batashakishije nta nibyo bikomera nibyo barangize maze kumara ya minsi 2 aho ngaho ndamanuka nika mu ruzi ndagenda nicara muri kwa ruzi kugira ngo wa mwenda ubashe kumva nari shonje naza nci ibihuru byose mbona za nyamunyu niba abantu babaruguru abazi ibihuru bitaza nyamunyu ndagaza ngenda ngaca nyamunyu nkarya narangiza kurya kamwa amazi ndagenda ngatora nkajya munsi ya cagiti ugatungwa na nyamunyu ntangwa na nyamunyu ndahava nyuma ya minsi 2 ndabatereka ngende mpungire kuri ba Muyomba mu Turamba subireyo ndagenda nshaka ba Muyomba ngamara kuhagera Muyomba ngapfe kumbona ikintu yakoze gusa yararize ararira cyane niwe muntu umwe nabonye mu buzima wabashe kumbona akabona ko ndi umuntu ntari inyamaswa nubuza ngenda nkavuga ngo byenda nshobora kuba ndi inyamaswa mu buryo ntabizimo mu buryo ashobora kugendana n'umuntu bikantangaza nza natangara n'uburyo wabashe kumbenya ukavuga ngo ushobora no kumpeza ukuboko sinarinze ko ari umunyamurenge ushobora kumpeza ukuboko namaze iminsi nk'itatu aho ngaho kwa Muyomba nuje kumva numva ko umusaza wanje ahurutse aho ngaho hagenda ashakisha biza n'induru aho ngaho kwa Muyomba mukuru akavuga ngo natahe aje iwabo Muyomba muto akavuga ngo ntataha urumva umukuru ni umukuru ariko nasubiraga bagenda bankurura ngenda nkubitwa inzira yose nkarinda mpuruka ku kabara umuntu uzi urugendo ruva ku kabara no mu miwundo hari mwanya ni umunsi wose gutangira mu gitondo hafi n'ijoro nagendaga ndi gukubitwa nimbuzi gukubitwa ari ahantu hamwe nagendaga ndi gukubitwa kubera inuze umugongo wari warahiye kubera ibikomere kandi agashati nanambaye kare karashanyaguritse ariko nagendaga nkasonaga n'imishogi y'imihanda zovu ngamare kuntwara nsubiyeyo twamaze kugerayo namasanga mushenga arandindiriye ncoge yamenye ha amazi ashushe akumena amazi ashushe yahise ashabura gutya ashusha amazi agera ku rwego rwo amazi ashushe sinzigane mbarije yari yateguriye narashitse gusa nsanga twarinjiye gutya amazi uko umusaza wanje niwe winjiye ngo yinjire gutya naje mwijira inyuma yamasukuma gutya mushenga yamarengeza ya safra y'amazi ayamenaho gusa mu maso narubitse ariko mu mugongo ndarahiye mu ndangize ndavuga mana we ni igihe cy'urupfu rwanje twahageze nko mu masizeri za nimugoroba hafi saa moya za nimugoroba turataha turicara urumva ndamenywa amazi ngumare gushika umushengaga bateye inkoni arakubita nimba umuntu uzi inkwi zitwa urukuri nizo zari inkazi ndazize yakaza nkubita urukuri rugavunika mu buryo yabonye ko urukuri rwavunitse nyuma yo kumena amazi aratangira arankubita ngo arangize kunkubita noneho bya bikomere mu gitondo bitangira gututumba wemara gututumba kandi yari yankubitsemo inkoni none bikaza bisadukamo ukazigira ngo nagwaye sinzi ko nyabyita nuko izo nkovu uco yaramaze kumeraho amazi ntabwo byamuteraga ubwoba kuba napfa ahubwo icyo yashakaga ni ukubona ko napfa ngo arangize abatoye inkoni arankubita urumva ko yankubitiye muri ya mazi yashyushye yari yamenyeho mu gitondo bwagiye guca natutumbye mu mugongo cyane kandi bise bikaza bigenda bisadukamo kubera hajya yaza kubita inkoni hahiye kazacikamo baragize mu gitondo arambwira ngo fata umupango ujye mu nkwi ndagenda nabyabisebe n'inzara sinariye ibyo byo byari bisanzwe kuri njye sinikangaga ko ahubwo naravuga ngo yo batampezaga n'ibiryo ariko bankubita hamwe ngavuga yo bampezaga ibiryo ariko bakankubita kuko nari narabuze ifatiro ngo buke aranga ati genda ujye mu nkwi utagenda nyamuntu njya gutoragura iyo nagiye mu nkwi nakuvuga ngo nshike ntoragure narabaje ndashika ndicarandarira ndasenga ndabamana kora iki naragiye mfata umugozi
umare gufata umugozi shishura umugozi ku ntuze kuri bya biti bazashishura umugozi byo guhambira inkwi ngo ndangize ndawumanika hejuru ku giti ngo ndangize kumanika mu giti nshira mu ijosi kujya bwa mbere ngicijira mu mugozi hahise haza nimba ari umupfurero wa hehe aca wa mugozi ugiye kwiyahu maze kuvuga ngo nyahure ko ubuzima taherezo mfite kuvuga ngo ntegereje mama simuzi sintegereje agakiza mu banyamurenge abo twari tubana bose batinyaga ko hankura abo twari tubana bose nta numwe washakaga no kunyegera kubera ko bati nubundi nitumwegera bakamubaza biri mu muzana ikibazo mumare guca wa mugozi ndabwira guse ukirike uyu mugozi arambwira ngo wewe ntabwo uri wo gupfa uzarama kandi umupfurero uza umuntu ukomeye ndamwantoya ntago mfite kuba umuntu mukomeye ahubwo kubera ko wowe unkuye muri uyu mugozi uyu mupanga mfite ndanaje gutoraguza wawumfasha kabara unyicisha arandeba umufurero nta kintu yavuze ikintu yakoze yarapfukamye arasenga ngo arangize gusenga aragenda ansigaho ariko gahano hari hacitse ibisebe bya wa mugozi ndangize ndatoragura ndataha mushike arambwira ngo nifate ibidinjo guje kuvoma amazi kujya ngicijira mu ruzi kujya ngicikira ku ruzi abambona amushenganyitseho niba aravuye mu murima niba aravuye he abatangiye kunkubitira ku ruzi nakaze nyirwa ku ruzi hose muri rusozi nkawuzamuka nkawumanuka nkubitwa mbese byari ibintu yankubise ico gihe kandi kunumva kankubitira muri bwa bushe muri za nkone yari yankubise ngo ndangize kunkubita anyikoreza ikurutu ry'amazi ndazamuka ndataha ngo mare gushika ndicara barateka bararya nshinguye ibyombo bari habe no kuguhabe naga ntacu ngo habe nko mu masaha yo kuryama nsohoka nk'umuntu ugiye hanze ndagenda nyinjira inyuma y'inzu babizi ko inzu za ruguru ziba zihomye n'igitaka cingwa mfata igiti mparura ca gitaka cingwa gihomye ku nzu ngo nangize kugifata ndakirigata ndakirya mpakigisha ko numva neza mu nda gifashe numva ko mpanze mumare kujya ca gitaka ndije mu nzu nari mfite igikombe cyanje mweramwe amazi nimba ari ikintu bavuga ngo baramba nari mfite igitsane yanje bameze mu buryo ndasangira n'abana babo cyangwa ndakora ku kintu cy'abana babo bakoze ngo ndangiza mwa amazi ndangize kunywa amazi ndaryama naryamaga mu kirambe sinari ngize cyo kwirorosa sinari ngize ikirago cyo kwisasira kujya abandi basasaga ibirago ntacyo naho ndaryamaga aho mu kirambe gusa aho mu kirambe hasi gusa ndaryama uraca ngo buce mu gitondo bazandikwa bampeza isuka njya guhinga nta akantu washizemo nashizemo kanwa ndagenda mumare kugira mu murima ikintu nakoze ibigori ibigori byari ko bishaka kwera naza ngenda ndeba ikigori gitangiye kuzana mbese gitangiye kuzana mu ikigori cy'utubera hari ikigori naryo ikigori nkarya n'umutiritiri wacyo ariko nta kigori cyari kirimo ngo ndangize nahinze se byarananiye naza nkubita isuku nkajuguma kananirwa guhagarara ibikomeri ni byinshi simfite umuti n'umuvura igikomeri kandi ibikomeri byanje n'ubundi byari biteze kumwe kubera ko uwantezaga ibikomeri yarari mukiri kumwe kandi tukiri kumwe ngo arangize mare guhinga ntangiye guhinga numva nta mbaraga ntangira kujya ibigori asanga ndi kujya ikigori none wibaze gusanga uri guhekura ikigori cy'abandi numva nari meze ku mushinyine wahawe akazi niko nari meze araza asanga muri wa murima abaratangiye inkoni nagutumye wowe ngo ugiye guhinga aje guhekura ibigori atangira kubita arankubita koko none ntiyaza kubita handi yaza kubita imitwe y'intoki noneho ningera ikibazo cy'amenyo yarashegeraga cyane kubera gukubitwa inshi zaha akajegera noneho kuja gukanja ikintu gishushe bikananira bikaba ikibazo nabyo iyi misaya sinarinze ko nashobora gukanja kubera imisaya yari yarabyimbye kubera inkoni nyinshi nva muri wa murima ndataha mare gutaha mare kugera mu rugo abagiye atanze report ati namutumye ngo aje guhinga uyu majigo bakundaga kunyita majigo njese ubundi majigo nyine
ati Majigo nasanze ari kurya ibigori yahekuye mu murima ntigeze ahinga habe ntigeze kubita n'isuka nasanze ari guhekura ibigori none umuntu azaza mu murima muzaza mumujana umuntu yicara imbere yiwe akomeza ahinge nuko uwo musaza wanje nawe batangiye ngo kubitayekeho yashakaga kumva buri gihe ko bamuregera niko ningawe wariko niwe wari chef we na nyirasenge arakubise igihe yumviye ananiwe ataye inkoni aragiye yari ikigirwamana cyawo yari umwana wabo wavugaga arikijana n'uwo murumuna wanje mbese n'abana babo ariko jewe nari umushi wabo nukuri haba mubabaro mwinshi haba mu gahinda kenshi haba mu nkoni nyinshi mu ncuro nyinshi banyita ko ndumufurero ndumushi uyu munsi wanone ngiye cyo nari ubasaba bari kuntegera kandi bari kunyumva shaka kumenya iwacu ese iwacu mu abembe ese iwacu mu afurero ese iwacu mu banyintu ni kweri inkoni nakubiswe n'ubu nyine ntabwo ndazibagirwa zambaye imwuka ikimuga mu mubiri uzantinya kwegera umunyamurenge kubera ko ntari umunyamurenge uzantinya kuvuga ngo ndi umunyamurenge ngo buce umunsi umwe umumama umwe twari duturanye ngaho sinanga umuvuga yuko si byiza arambwira ngo kugira ngo ngufashe kandi ugire icyo ugeraho wafata buno burozi hari ku manywa saa sita ati kugira ngo ugire icyo uzageraho arabukubwira gutya live hari live saa sita za kumanywa arambwira ngo fata buno burozi bushobora kugufasha kandi buzakugezaho mama wawe ari n'icyifuzo ufite cyo kumenya mama wawe nyawe ni wanyu buzagufasha ndamubwira ngo bidashoboka no gufata uburozi uzanyice mukora icyo mushaka ariko sinzafata uburozi arambwira ngo nudafata buno burozi yego uzabaho hano uri incakara yabo uzaba hano uri imbobo yabo nta kintu na kimwe uzagera kandi na nyoko tuzamubona tuzamumenya ariko buno buzagufasha bukugezaho mama wawe aba atuye umenye ni wanyu naho so papa wawe akomoka ndabireba yuko numvaga nshaka kwiyahuza ibintu byose nabase fata uburozi nimara kubufata urabupfuye kabiri ndapfa cyangwa se shaka no kuntanga igitambo simamenye ibyo ashaka gukora nawe nta burozi mfata ureka nzapfugwa Imana yangeneye ariko nta burozi mfata ngo habe nimugoroba baravugana n'ujya nyiri gukubita aravuga ngo namugerageje ngo yanze ngo genda nawe umugerageze arambwira ngo mbese ubundi uzumvugira ubwenge ngo ubwenge bwose urabugera akubwira ndabugira kabisa ariko gasi nashobora kuvuga ati nanabasubizaga yaravuga gusa nkamureba gutya gusa ntaco nari mfite mvuga abana babo barazaga bakanciraho bagakora icyo bakoze cyose bakaza banyita ngo Majigo hano muri aka gace dutuyemo hariho abantu benshi banze bazabambana bakamabikanga ngo se ni wewe washoboye kuba umuntu ugashobora kugenda ukaba wavuga no mu bandi bakavuga ngo uri umuntu bakibaza ukuntu kiriho uracaba warabyaye ugira abana washoboye Imana iguheza umwana urakikira ndabwira ati witwa nyina wa kanaka nze batangaza ndavuga ati cyane waragize wa munsi arambwira ngo ese ngo ko wanze ngo kubufata ngo wibwira ngo bizakugeza kuri nyoko wawe ngo kuri mama kubyara ngo niki ndabwira ngo Imana nibishaka nzahagera iryo ryo jambo nashoboye gushora mu kanwa mu myaka yose narembanye nawe ngo buke mu gitondo basanga ku ruzina nagiye kufura imyenda yabo barambwira ngo ese ngo ni nk'iki twogufasha kugira ngo bashe gufata ibi bintu nawe ati nta na kimwe bakubwira gutya imbona nkubona ubwo none nagiye gufura hari ku ruzi naho ngo wa mbere urumva ko yasanze mu rugo nariko nkubura yego naho ngo baje bombi bansanga aho ngaho barambwira ngo ni nk'iki twokora yego kugira ngo bifate namubwira nta na kimwe nariko mfura batana kimwe nakora taco mfashe bamaze kuva aho ngaho ndahwera
namaze nk'igice cy'isaha kuri Rwaruzi. kuri Rwaruzi ndyamye aho ngaho nahwereye nagiye gufura Imana ngira irasuye irambyutsa mfata ya myenda yanje ndakamura ndatashe ndagenda ndetse ndakajya kwinjira mu nzu nkabanza nkarunguruka kubera ko narinze nk'ahantu nk'agatobore kugira ngo nzoza nshika ndungurukiremo ndeba abarimo none nabona hari nk'umuntu waje ko kudusuhuza muri iyo nzu kishi makavuga ngo sikumana agiye gusohoka yoba yari yicaye ngo arindire basi bateke bagira isoni ga bampeza ibiryo uprofitiremo nera amasengesho yanje nawe n'umuntu arasohotse nubwo yabaga arimo bakazambwira ngo sohoka ngo genda ujiri inyuma ngo nyuma y'inzu nguragaruka ngo abashitsi basohotse ariko abandi bana twari tungana bose twari mu kigero kimwe bose babaga bicaye ngaho bakarya inzu yo kwa nyogokuru ibirunga abantu benshi birumvikana abuzukuru bose nibo babaga bari nibo wareraga abuzukuru ariko nje sinyera umwuzukuru kubera ko nje nari umukozi kandi ntari umunyamurenge nari umupfurero byanteraga ikibazo ariko iza nibaza ikintu ngomba gukora kugira ngo mbashe kumenya ubwoko bwanje narakibuze kuba nitirwa ko mvuga ikinyamurenge bigaragaza ko ndi umunyamurenge icyambabaje nuko bambwiye ngo ntago uzashakwa ariko ntibyambabaje ntibyanantangaje ni ibisanzwe ati wewe ntago uzashakwa ntago ufite gushakwa ubu warashatswe byararangiye genda uzapfa ugenda uzangare usange nyoko uzashaka nyoko akujana ntuzi yaba ngabaririza mu bapfuriro kabaririza mu bashi kabaririza nta muntu n'umwe ntabaririje nakaza ngenda guhurira umuntu gushokorera umuntu bajya abantu baza gusaba abantu babafasha umpeze umuntu gumfasha gushokora cyangwa uze kumfasha akabarije batangaga ninde uja gufasha gushokora nimugira neza ninde uja gufasha kujaburura nimugira neza ninde umuntu uza gumpomera nimugira neza mbese buri kimwe nishe ntabwo nigeze menya ngo se ishuri risa gute sinigeze menya ngo se umuntu azambara uniform akajya ku ishuri azi n'umwana bafata ikaramu ntibishoboka yani magambo warabaye igikoresho nko kurya kwirobo nari robo ntago byari kuvuga ngo ni kwimagine nari robo nubwo habaga saa 5 akicura mu gitondo arambwira ngo kujya kuzana amazi zana ijoro saa 5 z'ijoro fata kuri tujya kuzana amazi ukamanuka ukikonera kamanuka ngikonera mukabana kajya kuzana amazi ngasura ngataha nagendaga kuruzi natindaye ngo bari bagiye gukora uburaya nataha ngatahira ku nkoni noneho bakambwira ngo wewe umeze nka nyabura nyoko kibaza mama icyo yakoze sinkimenye kibaza icyo mama yabakoreye yego sinkimenye gituma bakwitura ibyo byose gituma banyitura inabi batamfata nk'abandi bana kandi narekera nk'abase nimba mama waza yumva ndi muri iyi mibabaro mama wumva ko ndi muri aka gahinda ntaza tekereza bose no kuvuga ngo ankura ngaho basi anjane kwa data nubwo yaba rububeme nubwo bamfurere sinzanga data yuko nibwo bwoko navutsemo ni nako Imana yashimye ngo mvuke mu babembe cyangwa mu mafurero ngo buce umuzungu mama mwaraza arambwira ngo wihangane ngo umunsi umwe uzahura na mama wawe ngo kandi byose uhawunyuramo bizashira mama wawe uzakubwira ukuri akakubwira so akakubwira aho ukomoka mukubanga hose nari ntuye nakanje no gukamisha ndantumye nk'ahantu uziruguru ari kujya baza batiza umuntu inka yego avuga ngo muzaga muza gukamisha hano bantuma nje gukamisha bakamambwira ngo mpagaraririye sinegereye twegereye ukibuga cinka tekereza bakavuga ngo ura mutwa niyegere nikindi cyo cyari izina ryari rizo ura mutwe ntiyegere hano mu kibuga cinka nahagaraririye amata murayamuzanira mu nkongoro noneho no kuvuga ngo barantumaga nafite n'inkongoro bakashiraho n'ubuntu bwe ndeba ko ntari bugira gute ngo ndakora mu nkongoro cyangwa ntari bumwe kuri ya mata nyashitse ko bakayampaye ndibaza ko nta wundi muntu w'umunyamurenge waciye muri ubwo buzima ngiye nagiye mbona mu banyamurenge nagiye mbona nahuye nabo cyangwa abo nabonye muri cyo gihe ntawe nabonye wanyuze muri ibibazo nagiye ncamo sinzi ko mbyita ibibazo cyangwa sinzi ko mbyita igisubizo no kuvuga ngo hageze igihe barambwira ngo igihe cyawe cyo kuvuga ngo
tubane nawe muri inzu kirarange shakiyusha arakwangaza abaranyangaza ariko nkama nyishima ngakubita nkonse Imana urakoze nagari n'abataragara hariya akavuga ngo se nagenda ninde muntu muzasubira gutuma mu murima kuja gusarura ninde muntu muzatuma kuja guhinga ninde muntu muzatuma kuja nari umuntu ninde wakaza wiba mu muhana nimugira neza umwibzi wari uri mu muhana wibaza ngo ruguru ngo hari umwibzi wiba inzu bafunguye ngo bagasanga ibiryo byariwe ninde wibzi iwo nubwo yabarinda ari inzu iri hehe ku muhana nuvuga ngo umuhana wa ruguru murawuzi ariko bibaza uburyo umuhana uburyo bungana bakavuga ngo mugira neza niwe wibzi bikaza bigahuruka hahandi ntuye ati mugira neza yajenjira mu nzu mwacu arya ibiryo by'abana twasize twagiye mu murima bakarengera ku nkone bagakubita ndabimenyera ihuzu yabuze banditse urupande kunduze rwabuze ninde wibzi nimugira neza agakubitwa nageze igihe nibaza ngo se iyi Mana bazabavuga ibaho cyangwa iyi Mana abantu nzanumva bavuga ngo bagiye mu sengero barasenze ngo Imana nisi nagitirirwa nk'umuntu nshobora kuvuga ngo uyu ni bishop nkaba ngo ni bishop nkamwitirize najya bishop atari kuvuga ngo nakaburaga nk'uburyo mbifatamo ngo buce umunsi umwe arambwira noneho ngo ugire vuba ngo ugende ngo ari ahantu nshaka kugutuma ndagenda nditegura gasiki narambaraga se sinambaraga ndasohoka arambwira ngo ugende uje gukamisha ngo ari ahantu ushaka kugutuma kuja gukamisha kandi ahantu nari ngiye gukamisha ni ahantu ho kugenda amasaha hafi 4 amasahani ndagenda ndahuruka kuzana amata ngo mare kuyazana wibaza ahantu ugenda amasahane kugenda no kugaruka kandi imvura yazigwa sino kugama ngo ninyugama amasaha agende bavuge ngo nagiye gukora uraye none ngenda muri ya mvura ubwo banageraga nukunyerera ngo nikubita hasi amata agira gute ameneke byabaga ngombwa kugenda ntambura ibirenge urumva isereniti zinyerera cyane yuko n'umuntu ntango tunyarigira nakazama ngendera ku mikikiro y'imivu y'amazi ndagenda ngera mu rugo namasanga yifashe gutya umuryango yuzuye afite inkoni no kuva mu gitondo waruri nabanye nagiye gukamisha kandi kukiraro ahantu bagiye wasanga hari abantu benshi baje gukamisha rero sinje wari uwa mbere inkoni ziba ziratangiye noneho wagiye rwa rugendo rwose ugenda unyaga urongera uragaruka kandi muri ya mvura ushise utangira gukubitwa arambwira ngo yarankubise ico gihe ngo arangize kunkubita wenyine aragenda abwira mama wacu aramubwira ngo noneho ngo arapfa ngo uyu munsi ashobora gupfa yuko yansize aho ngaho meze urumva yankubitiye muri za nkoni mu zindi nkoni zitumye muri ya mvura yanyagiye kandi simfite umwenda wo guhindura kandi sinicaraga mu nzu ngo nyote yambeho ivemo oya ndasohoka nicare hanze pagara ni nyuma y'inzu ya musaza njuranga yiwe ya campus nyampagarara ngo nyugamaho ndasohoka none ngamare kunkubita ndanduka guhumeka asa n'umuntu ubuze umwuka aragenda abwira mama wacu ati noneho arapfa aho rebera uyu munsi yarapfa namaze hafi uwo munsi yankubise nurumva ahantu nagenze amasahane nahageze nimugoroba amasaha 8 kugenda no kugaruka nahageze nijoro barangize ategerezaga ko bambwira ko nacikanye mujye nakaguriye akenge nagaruye ubwenge gutya gatoya gusa mbona nta muntu uriho ndikurura
ndasohoka muri ya mvura nabangana nafata ku ruzitiro ariko uko mpanga nafata ku ruzitiro ahanacitse ibisebe bena ha mu mavi yari yankubise ni mariki yari yankubise sinamenye cyari yankubise yo kuguru kwa kwavunitse sinashobora kugenda mumbavu hano nari kumva amaraso menshi cyane kubera inkoni nyinshi noneho ngenda nikurura ndamanuka nama nikonera mu gisambu ndagenda nicara nyugama munsi y'igiti ndaraho ndahirirwa ndaharara ndahirwa nahamaze iminsi 3 umunsi wa kane ndataha ngo aravundurutse bama baseka iminsi 4 baraseka mama ngo cyakora ibindi byavuye jega nanabimenyereye nimba mpuye na nyamunyu nkayijya ndashima Imana nimba mpuye nicyo umutoraguye cyose nkarya ni sawa barangize bambone baraseka ngo wa mupfurera aravundurutse ngavuye muri bene wabo ngo aseke namangira ubwoba bama bicara barandeba ndaza mbageraho ngo uvuye maji ndabwira ngo mvuye nakaza mburaho mvuga uvuye he ndamufite wo kuvuga uvuye kwandi ndamufite wo kuvuga nabo barabaririje mu muhana hose baraperereza ko bari bazi ko ari umugore wakundaga kumfasha no kunyitaho uwo mugore ababwira ati sinamuheruka ahubwo niba muzi ko yapfuye muzana intumbi duhambe bigina inzira yego nuko noneho barikanga kumbona baratangara nguze ko nanize ko wapfuye nguragarutse kandi ngo uyu mutwe atakizamwica nguyu mwana afite gupfa ubwo narashitse nama mpezi kuruto ngugendeje kuvoma nikoreye kuruto nayanzara y'iminsi 4 ndagenda nikoreye kuruto ndarizanye shitsikije amazi ansohoreye amasahani hanze ndogeje ansohoreye ibigori ndashokoye kandi no kubanga ibintu byose nagaza mbikora ambagaze iruhande gukere kundeba ari kundeba navuga ngo ndarushe navuga ngo sindushe ibyo ntibimureba ico yambwiye ngo nkore ngomba kugikora nkakirangiza ntitaye ngo ndarushe cyangwa se mfite inzara ibyo ntibimureba none ngo mbone yinjiye mu nzu nari kwanza mfata cyagitaka ndasubira ndagikokora ndarya ngo ndagize kurya ndahanago utungwa n'igitaka na nyamuntu arambwira ngo ko mama ngo niki ngombaze kurya ngo niko uvuye kwiba ndamwira ngo ntacu mvuye kwiba atangira kunkorakora sorry arambwira ngo nibiki ngo uvuye kurya ngo mama ngo iminwa yawe ngo niko uvuye kurya ndamwira ngo ntacu mfite ngo arangiza agira gutya araba ngo uvuye kwiba igitaka he ngo niba uzi ko kora ngo kunzu yanje ngo ukimba igitaka kunzu ngo ukarya igitaka ngo kumbe ni wawe abankubise urushi tekereza kweri abafasha wa muhini nari mfite aho nkubise mu mugongo bankubite mu mugongo nyananiye guhaguruka mama ntangira ngisa n'umuntu wagongera hajya narindi namahamaze hafi nk'isaha yose nyananiye guhaguruka ngo arangize arambwira ngo ibyo bigori nibitika ndakwica sinari mfite n'imbaraga naza ndengeza umuhini ngo ushire mu nsekuru nkamanicika hasi ngo ndagize ndavuga se Mana we koreki ubuzima naryara ubuzima nakeke ngo ndangize gushokora arambwiraga ngo ibigori ubigosore kuri zuba he byumutse ibyo bigori mu kibiho ntazuba ryari rihari uwo munsi tekereza ikintu nokora kugira ngo ibyo bigori byume ndakibura uwo mugore araza arambwira ngo byanike gusa ngo byenda ngo kubw'imbabazi z'Imana birumishwa n'umuyaga umbwira ngo kunguko usize ibigori bihabyuma aho ngaho nguruka ngo ngufate kuruto nguje kuzana amazi yo kujabika bya bigori hari nijoro ndikonera ku ruzi nija gushaka amazi ndazanya amazi nje kugera munsi y'inzitiro sinamenye uburyo nanyereye n'uburyo niko bisasi ya kuruto cy'abandi rameneka inkoni ziba ziratangiye inkoni ndakubitwa kugeza navuze ngo Mana uru n'urupfu wasantije basi ukampeza urupfu kugira ngo wiruhuke kugira ngo nduhuke ikumye baraho ngeze irahagije
n'ubundi si n'umunyamurenge sinzahinduka ngo mbe umunyamurenge ngo buce za nkoni ngo buce mu gitondo namazinduka kare biko sinanarayiga mu nzu uwo munsi aho ngana naraga mu kirambi none baranyirukane ndara hanze namanzinduka mu gitondo nja kwinjira mu gihuru onijera mu gihuru namandyama ngo ndyame kanza mbona ibintu mu nzozi bidasanzwe yego kabona ibintu byavanze kazamubona kabisa mu nzozi turi kumwe nawe ari kumbwira ngo umunsi wawe urupfu uyu wageze tufite gukira kandi mu gihe wanze ibintu twaguhaye wowe tufite kuzakira kandi imibabaro uzuvuga ngo ugira imibabaro nta mibabaro ugira turagira umubabaro kubera ko wanze gufata uburozi ndavuga ngo mana we ariko icyo banzizaga cyane siko ntaza gufata uburozi icyo banzizaga cyane nuko ntari umunyamurenge yego yaza kunziza ngo n'uburozi ndakeka kuri uyu munsi wa none imba meze neza niko nabyitirira ariko kubera ko bankubitiraga kubera kuvuga ngo sindi umunyamurenge nicyo cyari ikibazo Wanje muri wa murima afata umugozi kandi ndasubira ndimanika. Wa mugozi kugenda amanitse kuri cya giti kiracika. Niko bitahasi. Wafashe decision yo kwiyahurisha inshuro ya kabiri ndawumanika wa mugozi ngumare kumanika igiti kirasubira kirakonyuka ciko bitahasi. Niko bitahasi. Namanga bize ndubwo niko bisasi ndi kubita kwibuye. Wapi? Nose Imana ishakiki. Gora nko bitwa. Inkoni za buri munsi za mu gitondo ni ibijyo za nijoro ni ibijyo za mu gitondo nibwo buzima nari mbayeho ngo uca umunsi umwe batuma musaza wanje ngaze kudutwara mama aramubwira ngo ugende mu bana bose bari hariya no gusiga abandi ariko mugira neza ntumusige umunzanire ari mama wawe ngo mureke umupfurero wanje aze umundekere mumuzanire ariko habaye intambara kuvuga ngo atuzane yaramubwiraga ngo anjane ariko abandi ntabwo abatwara ariko zarangiye tumanutse turi babiri nujya muri umuna wanje ariko muri umuna wanje we ntihavuye yishimye ko yarakunze kandi yarafashwe neza ariko je kaza mavuga ngo mana we uwo munsi narishimye uwo munsi nagize umunezero kuko mama wawe ngiye kubonaga mama nigaga kuvuga mama ariko bikananira kibazo uburyo umuntu yotamuka mama nkabumva ni igitangaza bitewe n'ubuzima wabayemo bitewe n'ubuzima nabayemo bwo gutotezwa se nzoza nshobora kuvuga ngo mama muhamagara ngo mama yitabe ngo yego ni jewe nyoko nabonaga ari igitangaza kitabaho mu isi kandi nabonaga ari igitangaza nyine kitoshoboka nabango ugenda ubwo ngiye kugera kuri mama ibibazo bizagira gute bizashira ariko ntago natangajwe nuko n'abana narageze kuri mama tiwe kubona bitekerezaga ubuzima bukomeza kuba nabi ubuzima burakomeza burasharira bene datangira ngo muriyumviye mu byukuri ubuhamya bwe buteye agahinda ngewe nabwumvise numva amarira araje numva birandenze numva mbuze n'ikintu cyo kuvuga muri iyi si harimo abantu bahuye n'agahinda harimo abantu bahuye n'ibikomere bitandukanye hari abantu bakomerekejwe n'abandi ubuhamya bwiwe ngire ngo mwiyumviye sinabona ukuntu nabivuga rero tubaye duhiniye ahangaha uyu munsi tuzakomeza ubutaha ariko icyo nababwira bene data uyu mubyeyi afite abana 4 ni umupfakazi ari mu buzima bugoye sinabona ukuntu nabibabwira ari mu buzima bugoye mu buzima bubabaje mu buzima buteye agahinda nk'uko yakomeje kubabwira ubuhamya bwiwe n'ubundi butaha azakomeza kugira ngo muzumve ukuntu byaje kurangira ariko ari mu buzima bugoye mu buzima bubabaje mu buzima buteye ishavu rero icyo nababwira mu bukurikire nimara kubukurikira we wifuza kuba hari ikintu wamufasha aho hepfo turaza kwandikaho nimero zacu kugira ngo ijambo ry'Imana kama ngo kuboko gutanga kugira umugisha kuruta ukwakira gutanga bihesha umugisha kuruta kwakira rero ndagira ngo mbasabe aho muri
impande zitandukanye z'isi, we wumva ko hari ikintu wakora ku bw'uyu mubyeyi afite abana bagera muri 4, ubuzima bayemo sinabasha kubona uko mbibabwira. Ni ubuzima bubabaje, ni ubuzima buteye agahinda, ariko ndagira ngo usabe wowe ufite umutima wumva kuko hari ico umufasha. Ndabiza ko gato kawe ko umufasha uyu munsi ukira nejo hakaza. Ndabizi kuko ako gato gusa, ako gato abanyarwanda rero byavuga ngo nguko ruracira abagabanya. Rero ndagira ngo usabe uko ushobozwa kose, turaza gushiraho nimero ya M-Pesa hepfo kugira ngo ukorere Imana. Ijambo ry'Imana usomye muri Yesaya 3:10 akavuga ngo nimuvuge ko abakiranutse ngo bazagubwa neza, ngo kuko ngo bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Rero ndagira ngo nkubwire mwene data, wewe basha gufashwa n'ubuhamya, wewe wumva ko hari ikintu wakora ku bw'uyu mubyeyi kugira ngo abashe kubona uburyo bwo gukomeza kurera abo bana n'abanyeshuri. Ariko ubu ngubu biragoye. Turaza kubaha nimero, kubifuza ibindi bisobanuro turagenda tubasobanura uko ibintu bimeze. Ariko wowe wifuza kugira akantu wakora gatoya akushobozwa, gatoya kavuye ku mutima kazi kabasha kugira umusaruro, turaza gushiraho nimero aho ngaho kugira ngo ubashe kugira urambura ukuboko ku bw'uyu mubyeyi kugira ngo ubuzima bashe gukomeza. Mu by'ukuri yabaye mu buzima bugoye, ni mubwira ngo bugoye ubyumve cyane kurusha uko ndi kubivuga. Rero tubaye dushoreje aha ngaha. Imana ibaha umugisha, ibagirire neza kuba mwadukurikiye, kandi ikomeze ibakingurira inzugi yivange mu byanyu. Ariko ndagira ngo mbabwire bene data, hari abantu bafite agahinda, hari abantu bafite ibikomere bikomeye mu mitima yabo batewe n'abandi. Uyu mubyeyi yahuye n'ibintu bikomeye, avuze ubuhamya bwiwe numva sinzi ukuntu bigenze. Ariko ndagira ngo nkubwire, wewe wumva ufite umutima w'impuhwe, wumva hari icyo wakora ku bw'uyu mubyeyi kugira ngo ubuzima bwiwe n'abo bana babashe kubaho mu buzima bwiza. Ni karibu, uhawe ikaze. Turaza gushiraho nimero kugira ngo uzabashe kurambura ukuboko. Imana ibamugishe, ikomeze ibagirire neza. Turabakunda, tubifurije umugoroba mwiza. Murakoze cyane.